reka nkwereke iyi application ikora neza cyane nka CapCut. Ni nziza cyane ndabizi neza kuri buze kuyikunda. Reka nkubwire ibyiza by'iyi application. Icya mbere isa neza nka CapCut. Mbese ziriya turuzi cyangwa biriya bikoresho bibaga muri CapCut no muri iyi application birimo. Nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, biriya bikoresho byose byo muri CapCut muri iyi application byose ubikoresha ku buntu nta kwishyura. Kujya ukoresha akantu wafata mbese nk'agafoto runaka ugasanga mbese bagusabye kubanza kwishyura. Muri application ntabwo wishyura, gusa isa neza cyane. Mbese ziriya turuzi zose zibaga muri CapCut zose uko zizi zose ziri muri iyi application. Ndabizi neza cyane kuri buze kuyikunda. Iyi application ni nziza cyane, niyo ndi gukoresha n'iyi video ngiye kuba na editing hanyuma nyishyire kuri YouTube uri buze kuyireberaho. Ndaba nakoresheje iyi application mugena nari ku editing, urabona uburyo ari nziza cyane. Ikintu nakubwiye nuko ibikoresho byose byo muri yo ubikoresha ku buntu nta kwishyura. Buri kantu kose ko muri iyo application ugakoresha ku buntu nta kwishyura. Mu gihe muri CapCut ho ugenze wishyura bimwe, mbese wishyura ibyinshi ari byo wishyura, ariko uduke ugasanga nitwo ugenze utajya wishyura, ugasanga wakoresheje akantu bagenze barakwishyuje, wajya gusevinga video bakagenze bakakwishyuza. Ikindi cya kabiri nakubwira nuko iyo ntabwo igira icyo bita watermark. Kura usevinga video ugasanga uri wimura ujyana mu zindi application kugira ngo ubone ukuraho ira watermark. Iyi application yo ntabwo igira watermark, ntabwo ijya iyigira yo mbese imeze neza cyane, ntabwo igira icyo bita watermark. Ibyo ni byiza byo muri iyi application. Gusa ikibazo kimwe wenda mba nakita ikibazo nuko ikintu cya mbere ari nacyo nayangiye wenda ariko nabonye bidakaze cyane, nuko uyikoresha ari uko ufite mega. Nkuko bisanzwe dukoresha CapCut bisaba yuko ufite megabyte kugira ngo ukoreshe iyo mbese ukoreshe iyi application nk'ibisanzwe nko muri CapCut. Ariko ibi nta birenze, n'ubundi kuri CapCut dukoresha mbese dukoresha ama megabyte, ariko ugasanga hejuru mu nguni hajeho ira watermark. Kandi ira watermark kugira iveho nuko waragenze warishyuye mbese warishyuye kuri CapCut nibwo bagukuraho ira watermark. Rero ngiye kwa nakwereka muri make cyane, nkwereke iyo application, nkwereke uburyo ikora, ngusobanure uburyo ushobora ko wayikoresha n'ahantu ushobora ko wayisanga. Hanyuma noneho nuyishima umbwire nguhe link yayo, hanyuma ugahise uyidownloading. Niwitegereza neza cyane, iyi niyo application ndimo gusa urabona neza cyane kigiye gusa nka CapCut. Dore CapCut yo uburyo imeze, tablo yayo urabona yuko yo ifite ibara ry'umweru, urabibona neza cyane. Ahangaha ni kuri CapCut ahangaha, ariko iyi CapCut gutya yo uri kuyikoresha ari byo ukoresha utuntu ugasanga bari kukwishyuza, bari kugusaba kwa wagenze wakwishyura. Ariko muri iyi application ndi kukwereka iyi ngiyi ifite ikirango nk'iki ngiki gutya nta kwishyura. Kandi mbese ibikoresho turuzi byose byo muri CapCut biri muri iyi application. Uze kuyifungura hanyuma umbwire neza nimba koko ariko bimeze. Gusa niko bimeze neza, mbese biriya bikoresho byose birimo hano kandi kubikoresha n'ubuntu. Rero mbere yuko dutangira, likinga iyi video, umbwire ikintu ushaka ko naza gukoreraho muri video y'ubutaha. Kandi iyi video uyisangize inshuti zawe uzizikunda gukoresha CapCut zigorwa n'ikibazo cya watermark, gukoraho watermark. Ngiye barana nimaze kubirambirwa gukora video muri CapCut, nkaho nageze muri InShot, ngeze mu zindi application ndi kugira ngo ngureho ira watermark kugira ngo yere kugaragaraho. Mwibutsa yuko ntabwo waba monetize ujya wa uploadinga video zifite watermark. Watermark iyari yo yose, yaba mbese iya TikTok cyangwa iya Facebook cyangwa iya CapCut cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga, ikintu wemerewe ni watermark ya video yawe. Hari uburyo ushyira watermark kuri video yawe ku buryo umuntu wadownloadinze video yawe izanaho watermark. Iyo niyo yemewe, iyo nta kibazo yo iremewe. Rero reka nkwereke izina ry'iyi application. Deba ninza hano wenda ahangaha muri kano kaguni ka hano hejuru gutya, ahangaha gutya, ahangaha muri iyi nguni ya hano, ahangaha gutya handitseho agasetting gutya. Ahangaha nizere ko urimo kuhabona neza. Ahangaha nuzi kwakanda gutya uraza kubonamo izina ry'iyi application. Nanje gutinda mu bintu byinshi, gusa link nayisize hano muri comment mubashe kuba mwagase mwayireba. Dore ngiri izina ryayo, ryanditseho gutya, ryanditseho
mbese hariho iyi ngiyi gutya ndizera ko mwese murimo kwabona ahangaha gutya kuri kano kagace kanditseho gutya iyi ngiyi niyo application urajya kuri ndaza kubahereza rimwe kubera kuri App Store iyi application ntabwo wayisangaho gusa nuza kwishima umbwire wanyandikira no kuri nimero yanjye ndibuze kwisiga hano muri comment hanyuma mbe naguhereza link ugakoresha iyi CapCut nako sorry iyi application usanga ari nziza hanyuma uzaze umbwire hasi muri comment. Hanyuma none nk'ibisanzwe nkuko byari bisanzwe waza ukinjira hano muri CapCut yawe nanjye reka ninjire muri application yanjye bisanzwe yo nk'ibisanzwe yo uraza ugakanda hano handitse ngo Neo Edit ahangaha gutya hano handitse ngo Neo Edit ahangaha gutya uraza ukakanda hari akamenyetso ko guteranya gutya uraza ukakanda mwibutsa ko ibi bintu byose biri muri CapCut ibingi byose urimo kubona byose muri CapCut birimo byose hano birimo uraza ugakanda kuri kano kamenyetso ko guteranya akangaka gutya ukaza ukagakandaho gutya mugihe ugiye kuba wakweditinga video ibi byo ni ibintu bigase bisanzwe urazwe hanyuma urategeza amakanya gacya cyane bitewe na phone yanjye ndabona ishaka kuba yakwigira nabi ariko nuko nguko gutya hanyuma none ugahita uhingukira muri video zawe hanyuma none ugahita uhitamo video ushaka wagenze ushaka kuba wagahise wakweditinga urugero nanjye reka wenda mfate nk'iyi ngiyi gutya reka ariyo mitamo warangiza ugahita ugakanda hano handitse ngo done bese ugatuzuka kanda hano handitse ngo done mwibutsa yuko iyi video mbese ni ibintu byiza cyane urabona yuko niwitegeza neza cyane hasi urabona yuko ifite mbese ibikoresho bisa neza nk'ibya CapCut turabyitegereza neza cyane gusa itandukaniro rihari itegereza hano hejuru nawo utamaka ya CapCut uri buhabone gusa uyirebye mbese ubigutunguye ushobora kugira ngo ni CapCut ariko ntabwo ari CapCut urabona ko hano hejuru nawo utamaka ya CapCut igenze ihari noneho ikindi hejuru habaga hariho mbese ntabwo habaga hameze kuriya urabona yuko aha hasi utu tuntu tw'udukoresho twanga twose nutwo muri CapCut utu twose turaha twose akushaka gukoresha kose n'ubuntu ntabwo ugenze ntabwo wishyura icyo usabwa no kuba ufite megabyte zawe ibyo ngibyo gusa nta kiri kintu mbese ubugenze uba ufite yaba gukuraho mbese gukoresha turiya tuntu twose nta kwishyura nta kwishyura birimo n'ibisanzwe wazaga n'ubundi ukaza ushaka guhindura background ya hano inyuma ukaza ukareba kano kantu ko hasi ubwo tugiye guhindura iyi background ya hano inyuma ya video kugira ngo ibashe kugaragara neza ahangaha none ushobora kuba waza ukareba muri tuntu two hasi ukareba muri kano kantu gutya nk'aka ngaka gutya ubwo tugiye gushyiraho background ya video ubu nanabereka uburyo nkora video zanjye kurazi bazifite background y'inyuma ifite tableau igiye gusa nk'iyimirongo era background igiye gusa nk'iyimirongo uraza ukakanda nguku gutya ukakanda nguku gutya hanyuma none ukaza ugahitamo akabara ugenze ushaka ngereka mitemo kano ariko sorry ho gato cyane nibagiwe hari akantu gato cyane nibagiye guhitamo uburyo size ya video yanjye utabihisemo iteka nabwo era background igijya uraza hano hejuru hano kuri 720 kandi hanyuma uhitemo video ushaka nimba ushaka wayikora ari ya YouTube ari ya TikTok cyangwa iki hano urahitamo ngiye kwera ari ya YouTube ndahitamo ahangaha gutya 16 n'ibice 9 nze mahitemo gutya Mite nigarukira inyuma gacha cyane urabona uko ya background isigenze ihisijyaho kandi urabona yuko ni ibintu byiza cyane urabona yuko ihise ijyaho noneho ushobora kwa none waza ukanashyiramo irakava ya telefone nimba ariko nahita irakava ya telefone irakava ya telefone kanze ngwereka uburyo wayishyiramo nawe urareba muri tuno tuntu tw'udukoresho two hasi n'ubundi nk'ibisanzwe nk'ukuzi muri CapCut urebaga muri tuno tuntu two hasi naho uraza ukareba muri aka kantu kanga gutya akangaka gutya ukaza ukakareba gutya ukagakandaho gutya hanyuma ugategereza ugahita ugera muri telefone hanyuma ugahita ushaka ya background ushaka washyiraho ituma telefone mbese video yawe isa nkaho ufite telefone ukaza ukayihitamo gutya ngereka mitemi iyi ngiyi gutya uraza ukayihitamo gutya reka mitemi iyi ngiyi gutya nkuko mbivuze hanyuma ugategereza amakanya gacha cyane ikageramo hanyuma
ukayisikoringa neza cyane ukayishyiramo ya noneho ukayishyiramo neza cyane witonze nk'uko bisanzwe nko muri CapCut nk'uko bisanzwe nko muri CapCut nk'uko tugeze tubimenyereye. Ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byiza cyane kandi ndizera ko ntabwo nshaka kuba narenga ahangaha ahubwo niba ubona aka kantu wagakunze neza cyane mbwira hasi muri comment, hanyuma nkwereke uburyo ushobora kuba nawe wageze nawe wabona ukajya ubikoreshereza iyi nuza iyi mbese iyi application noneho ushobora kuba wasikoringa ikangana nka video neza cyane nk'ibisanzwe nk'uko mbese ugenze ubikora. Ureba nk'urugero gutya nureba gutya urabibona neza cyane ko ari ibintu bigenze ari ibintu bisanzwe. Aka kantu nimba uri kubona ari ingenzi cyane ari keza, mbwira hasi muri comment iyo link ndaje nyibahereze. Reka dore muri video z'ubutaha ndaje dukomeze. Ciao.